fashe isuka mbona biranze, umwana wavukiye i Kigali kumva ufashe isuka njya gucuruza inyanya Nyabugogo kwa Mutanga. Naje gukora akazi ko mu kabari, ariko mu kazi ko mu kabari nanone nkareba uburyo bansuzugura ko ntambutse wunkoze kwitako, barambwira bati ngwino amemba 200 ku munsi, nkajya mbara intete z'umuceri ko stage ikomeye nge nita ko ikomeye niyo nakoreye muri campus. Cyanzonze hejuru hari hicaye abantu babandi ngo babakonani, nabwira urinde wahe mpindukira ndababwira ngiye kwandika izina ryanjye nkoresheje ikibuno. Ubundi murakoze cyane, nitwa Uwimbabazi Claire Nick, nkaba ariyo mazina, ariko mu kazi nkora nitwa Queen Clara, MC Queen Claire cyangwa Clara bitewe n'uburyo, cyangwa Queen Karara bitewe n'uburyo mushaka kubivugamo. Nkaba ndu mubyeyi, ariko ndi single, mfite abana 2, umuhungu n'umukobwa. Faya akaba afite imyaka 13, n'umukobwa, umuhungu akaba afite imyaka 10, ni mutoya. Nkaba mvuka mu bana 3, nkaba ari nge bucura, nkaba ntuye mu Gatenga, nkaba naravukiye mu mujyi wa Kigali Kacyiru. Utubwiye rero Clara uwo ari we, abantu wenda banabimenye yuko ufite abana 2, ariko tubwira kuri na single, wenda ibyo turaza kubigarukaho. Ahubwo reka turebe noneho Clara cyangwa se MC Queen twamenye nka MC. Ubwiye MC bwawe bwaturutse hehe? Iyo mpano wamenye ko ifite biturutse kuki? Ese ubundi abantu batigeze bakubona bababwira yuko ubwiye MC bwawe wanyuze hehe kugira ngo n'abatakuzi bakumenye? Murakoze cyane, kumva n'uburyo mvuga abantu bakajya bambwira yivuga neza, waberwa n'iki ngiki. Muri ubwo buzima mbukuriramo, kuko hari n'amafaranga menshi mu yandihiriye kwiga, nagiye mbikura muri ibyo bintu, tukajya kwigisha abantu ko birinda sida, uko wabigenza, ugasanga mbonyemo n'utwo dufaranga duke. Nyuma ngeze mu mwaka wa 4 segonderi, naje kubona yuko kubaho bigoye nk'umukobwa. Nkabona Kigali uburyo imeze, nza guhimba akantu. Mu mujyi hari Abashinwa. Hari muhe mwaka? Hari muri 2005 nibwo naje kubona nyine hari Abashinwa babaga mu mujyi bacuruza inkweto. Noneho nkajya mbona abantu baza kugura ntago bahuza ururimi, kuko bavugaga Icyongereza abandi bavuga Ikinyarwanda. Ndababwira ariko ngewe nabibasha abacururiza, nzi gucuruza, nanajya pavuganira n'abo bantu. Ntangira kubikunda gutyo, nanabyishimiye, birantunga. Ariko kugira ngo mbyinjiremo byasabye urugendo runini rurerure. Naje kubyara, nkuko kubyara mva mu murwa wa Kigali nigira mu cyaro, kuko nabonaga bikaze. Mbona umuntu wambonaga mu cyaro cyahehe. Nagiye i Butare kuko niho iwabo wa papa. Ageze nabwo urumva Ihuye naho ahantu horohereje, fashe isuka mbona biranze, umwana wavukiye i Kigali kumva ufashe isuka numva si ibintu binshimishije. Biza kuba ngombwa ko mbyara umwana wa 2. Ubwo uwagarukiye mu wa 4 segonderi? Oya, narangije uwa 5 segonderi, ngiye kujya mu wa 6 nibwo naje gutwara inda. Nibwo kujya muri icyo cyaro n'iki. Nabwo nk'ubwo buzima bwose naje gukora akazi ko mu kabari, ariko mu kazi ko mu kabari nanone nkareba uburyo bansuzugura, uko ntambutse wunkoze kwitako, undebye ate, kandi niyumvagamo imbaraga, numva ko nshoboye. Numva nabyo sinkishimiye. Niko kujya muri lab, ariyo yari Zari Rubona
ya hariya Butare nsaba akazi ntabwo niko mubona nshoboye hano mugira ibintu byinshi mwampaye akazi ko papa yigeze gukoramo urumva byari byoroshye barambwira bati ngwino bampemba 700 ku munsi nkajya mbara intete z'umuceri hamwe kubara 1 2 3 igihumbi bibiri kuko iyo akora ubushakashatsi bareba mu mwobo twateyemo intete zingahe ese havuyemo iki kari akazi katoroshye nabwo biza nza kubona amafaranga ntagashobora guhaza wa mwana ngo ndi kuvuga umwe wa mbere binyanga mu nda mu rugo nabwo ari danje kurya ntaha nijoro usanga baryamye buraba natashye ntariye ikibazo nabizi umuntu abyaye bwa mbere nta babyeyi biba bitoroshye naje gufata umwanzuro mva mu rugo avuga utu dufaranga reka ngende nikodeshereza akazi hasi iyo saha nintaha mbashe kurya ikintu nanjye nakoreye abanyise ntaye urumva mu cyaro kwisi bugiye kuba gutya ariko numvaga mfite icyo ngamije buryo ukora mu kabari baba bosi baza bagenda barambagiza nyine bavuga bati umuntu arashoboye arabizi nza kubona umugabo arambwira ati mfite akabari Nyamagabe ngwino ukorera ngahe ndabona ni 20 hangatayo ni make cyane yememba umuntu 30 noneho na ninjoro wabasha gukora nkaguha ibindi 30 rero ngende igifaru ubu nuko utabibona tugende nge nzakora habiri nk'umuntu kuko nkeneye amafaranga ngezeyo ntabwo byari byoroshye gukora ku manywa ufite umwana kujya muri pause urumva ntibyari bigishobotse mbega nitwa tunota two kwiyiba ndabyara umwana wa kabiri naje kugira ikibazo uwo muntu nabyariye mbega ntibyabaye byiza nuwo wari wasanze ubwo yego ntabwo byabaye byiza mbona inzara izanyica njya gucuruza inyanya Nyabugogo kwa Mutanga ngeze mu nyanya mbona harimo abagore bakuze mbona sinzabishobora arambwira bati rero umukobwa umeze nkawe urabona uracyari muto curuza utuntu tumeze nka alimentation ifu y'igikoma amavuta utuntu nk'utwo mbijyamo kanyungu tukaba ariko turya mu rugo kagaki urumva amafaranga aza kugira gute kurangira ubwo wari usigaye wibana twari tukibana ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikibazo cy'uko atakwitagaho nta bushobozi yari afite burya abagabo muduhisha henshi reka ntabwo ari ngombwa yuko ninjira cyane muri mwebwe ariko burya umugabo icyo atashatse guha umugore niyo wararugenda ntacyo wageraho nta nubwo wamufata mu ijosi ngo mpereze iki simbizi ati icyo nzi cyo burya iyo ubana n'umuntu mu nzu urwanira ishyaka uwo muntu uri inyuma unaguhekeye byaje kunanira nicara mu rugo ntibyoroshye ariko ubwo nkajya nkomeza nkaganira n'abantu n'iki baza kumbwira muri expo wa wundi watwaraga ya modoka ya traka ya MTN sinzi ukuntu yavuganye na Moviti ati dukeneye umukobwa n'umuhungu ahita avuga ati kuko nabonye Claire yabishobora ukuntu twamubwira akaza akagerageza narahageze bahise bampamagara hageze bankubita igipapuro cyanditse mu Cyongereza ubwo kiriho amavuta amasabune rere ati cishamo amaso turaje tukubaza bizama amaso urumva abo bantu bavugaga mu Kigande kandi Kigande narinzi cyari gike gishoboka gike ariko baje barambwira bati tubwire rero ubu uri kuri stage tubwire navuze ngiye kuvuga ikinyarwanda abantu bari kumva bumva Ikigande ese
avuga nti reka mvuge byose ari kimwe n'ubundi navuga n'ibindi ariko bipfa kuba biri buzane iki amafaranga ndahari nditakuma ndavuga bati ahubwo ni wowe twari dukeneye njyewe nafashe umwanzuro kuko n'ubundi natangiye nigira aho mu byaro ngize amahirwe haza moviti ije isanga nanjye bankoresheje cya gihe mbere baba baramfashe bati tugende mba ninjiye muri amafaranga yo mu cyaro nagiye nkora ku mastage cyane ya Airtel hagenda yaba ibitaramo bafite ariko stage ikomeye nge nita ko ikomeye niyo nakoreye muri campus noneho kumwe batangira hari abantu bita ngo abakonari ngo abaki urumva nabahagaze imbere muri cyo mbabwira buri cyo bwabwe bati gaho no wigaragaza nge niyo nita ko yari ikomeye kuko nari ngeze imbere y'abanyabwenge babandi bantera ikiganiro muri auditorium muri Butare yego muri hari muri uwo mwaka 2015 pardon yego ni iki cyakuzonze kuri iyo stage icyanzonze hejuru hari hicaye abantu babandi ngo babakonari babwira urinde wahe ndavuga nta bantu kugira mbemeze nta kintu tutakoze ntacyo batumvishe ni ukuvuga ngo nje hano ntacyo ndicyo mu mutwe hahise hambwira ngo n'ubundi ntacyo ugiye kubabwira batasi bazi ubwenge bukurenze deja niwa nize ntugiye kuvuga ururimi ngo bararwumva mbese mbabwira nti muzi ko kwandika bakoresha intoki gusa ariko burya n'urundi rugingo rwawe rwabasha kwandika ikintu kandi ukacyumva mpita mpindukira ndababwira ngiye kwandika izina ryanjye nkoresheje ikibuno bose bahise baturika baraseka ubwo deja mpita numva ko banyumvishe nkajya nandika Claire nkamanura nkakata bose bati yego ariko byansabye nyine guhita nkoresha umutwe cyane mba numvishije ndabyakiriye nabo mbona baranyumvishije message bari bantumye ba boss nditambutsa neza akazi ndagakora amafaranga ndayabona nuko shaka kugera hahandi hitwa ko ari ku stage akomeye baduha amahirwe turashoboye nubwo tutamenya n'urugero ngo bavuge batanga itangazo ati hari akazi muze mwiyandikishe mukore interview turebe ko ushoboye nawe utsinde ushiduka byabaye ako natwe turashoboye turasoje rero kuri channel yacu Inkuru TV turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu ikindi gihe uzaza hari ibindi jambo wavuga ko bakurikiye Inkuru TV Inkuru TV mwakoze cyane kuba nabashije kunzirikana mukibuka ko mpari mukibuka yuko hari ibikorwa bimwe na bimwe mwambonyemo ukabona ko nabasha kubisakaza kubwira abandi kandi ntibibagirwe gukora share subscribe bagakora like commentaire kuko nabyo biratwubaka bituma byongera imbaraga reka rero mbacishizeho ka kantu kuba wakwandika ukoresheje intoki ariko n'umubiri wawe ubwawo wabasha kugira gute kwandika reka nandike Clara nizere yuko wakurikiye iyo ni Clara nanditse mu nyuguti nkuru ariko rero nyuma y'ibindi byose hari uturirimbo tugezweho muri iyi minsi wabasha kumva cyangwa no kureba ariko burya ntitwakwibagirwa yuko ibyo wakora byose uri mu muziki byose biragenda ufite indirimbo ukunze ariko hari udupa tumwe na tumwe twajyamo kandi bigahura hari agapa ushobora gukora gutya cyangwa ukahita ukubita nizere yuko utwo twose wabasha kugendana natwo kandi mu muziki indirimbo n'amakuru burya reka turayabyina ukahita ushyiramo nyine ugakomezanya n'indirimbo ubundi twikomereza